Yola, bimeze bite se? ni fresh, ni fresh. Ko wagira ngo uri gukora umuganda, sindi kumva wagira ngo iruhande rwawe rero kupa. Wapi ndi kwinjira mu modoka ngo njye ahantu hatuje ubundi mbanze nganire nawe. Eh, Ni- Niko. mm. Nejo bundi wumvise umwana wavuganye n'imiti. Ni byiza ubwo ubyivugiye, naramwumvise. Mhm. Mm. Hanyuma se ugereranyije n'undi mwana Mm. wavugaga ko ngo ari umwana ngo afite imyaka 23. Mm. Bagereranye bombi uduha ishusho y'umwana wa nyawe muri bariya. Urumva umwe yavuze ko afite ikibazo cy'impano zirengagijwe Mhm. kubera ko ntacyo yari afite cyo kubikoraho, Mhm. mu gihe undi ari gufasha izo mpano zirengagijwe. Ni ukuvuga ngo Mhm. ubundi ugereranyije ibibazo bibiri byombi uko byari bimeze, ngira ngo uri kuvuga kuri Element n'undi mwana wavuganye na His Excellence akamubwira ko hari abantu bafite ibibazo by'impano impano zirengagijwe, mbega badafite support. Mhm. Element ajya kuvuga we yavuze nk'umuntu uri gutanga motivation, abwira abantu ati ibintu birashoboka iyo umuntu akoze ibintu bicamo. Hanyuma Mhm. uyu mwana wundi we uze kunyibutsa izina rye, ntabwo ndi Yitwa kwibuka neza. Gilbert. Gilbert yavuze ko hari impano zirengagijwe Mhm. kubera ko wenda abashinzwe se kuzireberera, mbega hari ukuntu bitagenda neza. Mhm. Uyu mwana rero ikibazo cye kirumvikana koko, kuko nibaza ko na Element mu gihe impano ye itari yakagaragaye icyo kibazo aricyo yari afite. Ni ukuvuga ngo Mhm. njye ahubwo mbona dukwiye kwiga guha buri kibazo umwanya, tukanareba ukibaza ari mu ntoki. Niba uyu mwana afite ikibazo cy'uko impano zidakurikiranwa, koko ari ahantu impano zidakurikiranwa, ariko uyu munsi umwanya arimo ari gukora jugumira ya Kevin Kade, arimo gukora indirimbo za Kenny Soul. Ni ukuvuga ngo we ari kuba igisubizo kuri icyo kibazo uwo mwana afite ku bandi. ndetse nta bindi bibazo birenze indirimbo za jugumira yari kubaza. Ariko uragira ngo abazi ibya concert atajya zikora? Urumva kandi agiye Uganda agapafominga indirimbo imwe amasaha. diplomate yaravuze ngo ihene irisha mu burebure bw'ikiziriko cyayo. Kuriya niko yareshaga. Ni ukuvuga ngo niba ibyo abona ari ibisubizo, ntabwo akwiye kuvuga ibibazo. Kandi buriya iki gihugu cyacu cy'u Rwanda gifite ibibazo byinshi, ariko harimo n'ibisubizo byinshi. Abanyarwanda bamwe babona ibibazo, abandi bakabona ibisubizo. Abona ibisubizo sinibaza ko cyagakwiye kuba ikibazo kuri wowe kuko ubibona nk'ikibazo, ahubwo ubwo nawe wagakwiye gufata ibibazo byawe ukabigaragaza nk'ikibazo, ariko ntufate umuntu. Ni nk'ukuntu nawe mfite umuturanyi nawe turi kuvugana hano nkahita mubi. ubundi nkunda Oya, kugukunda nanone ni indi urukundo. Ubu uragira ngo dukundanira bizanyemo inkundo. kakwibariza kandi kabazo. 2017 wavuze ko Ben yaguciye amazi, ariko 2021 mwongeye guhuza imishinga. Kuki wowe utavuze? Ndetse kubera covid muza no kujya kurikodingira muri muza kwimura studio muri Onomo, I think niba nibeshye neza, nabwo ntiyakorwa. Ho habaye iki? Nyuma y'uko uwo muhanzi yivugiye ko yari ari gukina PlayStation, nta kintu nzongera kumuvugaho. Akaru karagukorogoshoye. Oya, nari nzi ko bizamutera ipfunwe ntavuge ko yakinaga mu gihe cy'akazi, ariko mu gihe akibyemera kinabirimo, ibyo bintu twe twarabirenze. Oya, ariko niba atari ibanga yaraje ngasanga indirimbo irimo ibintu bitamuhesha agaciro, yanga kuyiririmbamo 2021. Eka mbishyireho umucyo binarangire, sinzongere kubigarukamo. Urumva umunsi yantumyeho ngo tujye gukorera indirimbo, nibwo yakinye PlayStation, ndanakwepa ndabacika ntibamenya ko nagiye. Uwo munsi yaje kunsanga muri studio ndi gukora indi ndirimbo aho muri country muvuga, yasanze ndi kumwe na Riderman. Uwo munsi yari ahari, twavuye ahantu twari turi duhita tujya muri studio, hari nka saa 10 za mu gitondo. Nawe rero ahanyuze ahasanga iyo ndirimbo yewe ashaka no kuyijyamo,
ashatse kwijyamo mbirekera ele kubera ko icyo gihe ntabwo nari nkishishikajwe n'ibyo ko nari ndi mu bindi ko njyewe buriya sinjya niruka mu bintu kabiri gatatu nari naramaze naragiye kandi niba wumva neza 2017 nibwo nagiye muri Coke Studio urumva 2018 hari harahiye nari narakoze za nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza narakoze za twatoye twatsinze ndi gukora amatuwa za kungora nuvuga ngo nari ndi busy nari umuhanzi umeze neza ntabwo nari ahubwo icyo gihe element yaraje ubwo na za saa moya zari zarasohotse urumva rero nari ndi mu bindi ntabwo ibyo byari bikindaje ishinga nabirekeye ele sinzi n'ukuntu byarangiye niyo ndirimbo ntiyabayeho nyine ntiyarangiye yaje kuri codinga muri iyo nomo asanga ntago bigize ntabwo sinigeze mpurira nawe muri iyo nomo hari muri country. Ikindi kibazo nshaka kwibaza reka twivugire ku muziki wambwiye ikintu wapfuye n'abantu muri Elsa yusubazi bano bakusanya amafaranga ejo nari ndi kuvugana na Kenny ndi kubiganiraho mubaza ku by'amafaranga ni bamwe muyabona mbwira ko mwigeze no kugirana ibibazo nzabaze Brice Elsa ikusanya amafaranga ariko ntitumenya ahantu ajya ni ukuvuga ngo biri no mu bintu bikwiye gusubirwamo abantu bakamenya neza aba bantu bakusanya amafaranga bayashyira hehe hari ibyigeze kuza bavuga ngo barayasaranganya umuhanzi wakoze n'utarakoze barafata amafaranga bagabanya ibyo wenda byari mu gikara ariko reka tubivugeho niba umuntu aje gukemura ikibazo nibaza ko akwiye kugikemura nyine ntateze ibindi ubwo ibisigaye byazajya mu bikari bikajyana no babishinzwe batuyisenge bakadufasha ibyo nabyo bigakemuka. Okay reka nigire mu kazi nanjye mve kuri live nari ndibona nakari akazi reka aho ngakorera ndahazi turashaka kuzagutumira muri risibora dare ariko amenye ko twafunguye na radio ndabizi mamumva ugomba kuza muri radari tukabanza tukagutwika ntabwo mwabishobora ariko courage mwana courage icyambere cyo uri kubyumva ngewe ndi umufana wa turetse n'ibintu byo kunuza n'ibiki byose utari umuntu wa danger ikabanze ngo mutake utari umuntu wa danger ntabwo tuba tugufataho umwanya n'ibiki byose ibyo ngibyo byo reka mbikubwize mu kuri sibyo icya kabiri nuko iyo turi kuvuga ibintu runaka nuko tuba kubonamo izindi mbaraga bakagombye gukoresha udakoresha cyase buriya abantu nibavuga ati kuki utagura indege buriya babakubonamo ubushobozi bwo wageze kuri level yo kugura indege ariko ibyo buriya sinigeze mbizunguriza umutwe n'umunsi umwe and then aho yabnega ikibazo si wowe n'abana bakuri inyuma ibyo mbivuga buri munsi ubu se waba kuri inyuma njya mbareba ngewe abakuri inyuma nibo bagaragara ngewe bo ntabo ubara abandi inyuma buriya rero ushatse wafunga ijisho ntubarebe nimba umbona naho ubundi iyo ikibazo cyanyu gifashe ukakigira rusange buri uba wandenze wagiye ahatari kuri njye abakuri inyuma hari n'igihe baci mu gikari bakakubwira atariko ibi n'ibi naho wowe nta nubwo ubuzi kiri kujya mbere so wowe rero ibitandeba simbimenya nanjye nicyo ndi kukubwira nyine nawe nka Melody courage uri umuntu wa danger kandi man umuziki w'u Rwanda ugutezeho ibintu bya ejo narabyanditse igihe ujya muri Good Morning America umuziki w'u Rwanda man ugutezeho nyine kwigira umuntu wa danger nyine ngo wumve ko hari ahantu wageze sinzi nimba wenda ujya wibuka zimwe mu nama wagiye ungira ndibuka nigeze kuba ndi kuvuga ngo Melody ngiye gushyiraho ibiciro ngo umuntu utazongera koma aya ngaya ntabwo nzongera gukorana nawe uhita umbwira nyine muri za blague zawe urambwira ati aka kanya se waguze ikibanza se waguze imodoka urumva ku buryo wumva ko urenze nyine urumva mu bintu wanyigisha wambwiye ko like ni byiza gukora cyane kurusha gushaka amafaranga kuko iyo ushatse amafaranga ntabwo yabona ariko iyo ukoze cyane amafaranga araza urumva kandi urongera urambwira ati iyo wamaze kumva ko abantu wageze nyine kaba kakubayeho ugiye guhanuka nyine biba byarangiye nyine tu urambwira ati ujye ukora nk'umuntu ukiza nyine tu kuko iyo wumvise ko wabaye umusitari kaba kabaye nyine tu so biri no mu bintu nyine byamfashije kuba ngejeje magingo yanyihagaze kuko ndi uwa kera nyine naje kera urumva so naragushimira cyane kabisa Melody cyane kabisa
ku ruhare runini wagize kuri kariyeri yanjye, kuko nkeka ko indirimbo zangize hit cyane nyine zatumye menyekana cyane ari indirimbo zawe, niyo itaba ari iyawe ariko wabaga uyirimo nyine tu. Ndavuga ikinyafu, ndavuga za bushyuhe, ziriya ni indirimbo nyine zabuminze cyane, n'ubundi buraka wagenda guma. Kandi nyine urabizi ko ndi no muri gereza narago, uzi ko ariwe muhanzi nahamagaraga ndi muri gereza nkakubwira umva ibintu nabyawe nabibonye courage, kandi ninza ewana nizera ko nyine tuzakomeza gukorana man, kandi I'm looking forward to it man, urumva kuko uri umuntu munini kandi nanjye nawe nyine mu buzima bwanjye nyine kuri kariyeri yanjye kugira ngo nkomeze nyine nanjye naguke. Kandi nyine we are proud of you ahantu uri kujyana umuziki nyarwanda, kuko hari ukuntu nyine abanyarwanda babona nyine indirimbo hano nyine wenda kuko twari twaramenyereye original, ntibamenye nyine like imbaraga za ziriya remix nyine, kuko like twese twaratunguwe kubona nyine iri kuri Billboard, ariko ni ibintu birenze. Hari ibintu nyine, hari ibintu twe tutabonesha nk'iyo biriya bihugu bavugaga ko Kigali boss nyine yavugaga ngo ziba zarabuminzemo utanazi ko n'ibyo bihugu byanabagaho nyine tu. So njye I was here, nanjye dore ndi murare ni wawe, naje murare ni wawe nyine, turi gutegura performance nyine izafungura Icyunamo tariki 7 z'ukwa kane ejo bundi muri arena. So courage my guy, kandi nizera ko ejo bundi uzama akazi nyine tukongera tukatwika. Ndakuzi urumva reka nakuretse ngo winigure nakuretse ngo winigure banze wivugira ibintu byawe, ariko Titi ni umukorajeri, reka mbivuga ikiriho, ni umukorajeri kandi akora akazi kagakunze. Titi njye ntabwo nakubeshya ko nyine nzakora indirimbo igukeneye atari we dukoranye kabisa, n'aba bajene bose. kandi n'ubundi icyo nkundira industry yanyu ntabwo irimo imyiryane n'ibibazo byinshi, murafatikanya. So courage kabisa, ndacyahari ndacyakora, kandi biriya byose wanyuzemo binyurwamo n'abagabo. ibindi byose reka tubiharire Imana man. Courage kabisa. Bless brat. Easy my guy. Titi Brown ni umuntu wahuye n'ibibazo biri seriye man. N'ibibazo biri seriye, ariko ubuse jugumira si uri guhitamo n'iki urumva. Ni amahire. Hari undi muntu se nazamura cyangwa nicomokere, mumbwire umuntu ubona nabatamo akabatera agastori kamwe nkahita nikomereza. Uyu munyita Cedric se ndamubonye guhera kare, ego kubirimo gusimbuka noneho ni wansazi. ariko ndebera ngo tubafite imyambaro ya siporo itandukanye. Uyisubona platform. Yo Bruce, yewe vive my G. amahoro kabisa. Umeze bon? Ewa, uramaze gutegura utubazo dutanu ugiye kukubaza vuba. Chap nani mpita ngusubiza niruka cyane. Akabazo ka mbere, ujya muri Amerika wegeze ujya kwa approaching umuntu kwa Chris Brown bikaranga ugiye kwa Shaggy. Ni amakuru ari kuri no mihanda. Barabeshya ntabwo ibyo byabaye. Bari kubeshya. Uramutse ukoranye indirimbo hagati ya Debe na Meddy, wahitamo nde baguhisemo umuntu ushaka gukorana ingoma? Nahitamo Meddy. Why? Ubwo nyine niwe prefer. Ubwo ni uwemera. Hagati tujye muri Tanzania, Harmonize na Diamond, wahitamo nde bahise baguhitamo umuhanzi mwakorana muri kano kanya? Ngiye rero iyo ngiye gukora indirimbo ntabwo ngendera ku bintu byo kuvuga ngo ngiye gukora indirimbo n'umuntu kugira ngo izabe yadanze gusa, ahubwo ngendera no kuba amarangamutima yanjye nanjye nzaba satisfied. Ubwo ushatse kumbwira ko Harmonize na Diamond utwikarinde ubwo? Kandi cyari cyo maze kugusubiza, ntabwo mpitamo umuntu kubera ko atwika, mpitamo umuntu kubera ko tujya numva turi guhuza icyerekezo. Umuntu waba uri kwirengagiza se business waba ugiye kujyamo. Ubwo se Diamond mukoranye ingoma na Harmonize ni ndirimbo yajya ku isoko ikabarya hit? Nta flop se uzi Diamond yakoze? Iyiheze Zose. Kujya mbwira imwe yakoze ikaba flop.
zirahari nyinshi ntizibe nyine uko abantu bazi expecting njye nahoze mbinyuramo nyine buri munsi yego ariko ngeyo ndiji n'umuntu binyorohereza akazi kandi ngewe ntabwo nkunda gukora indirimbo n'umuntu uzayipostinga rimwe cyangwa umuntu uri ready nyine kukunyuza mu nzira udakwiye kunyuramo. At the end of the day niba ndi umuhanzi uhagarariye u Rwanda iyo umfashe ukamanura ubumanuye u Rwanda, ibyo rero sinaguha amahirwe yo kubikora. Ninjya gukora indirimbo n'umuntu nzakorana indirimbo n'umuntu uzanyubaha akubaka aho nturuka akubaha n'uwo ndiwe. ushatse kuvuga ko se Diamond atakubashye? Oya nzabandi atubahe icyo nakora nakorana n'umuntu dushobora kugahuza nyine fresh tugakorana ibintu kandi bikagera ku rwego numva mbyifuzaho. Ariko ubu gashyizemo yuko buriya kwa Diamond bitakunze. Oya ntago nigeze na approachinga Diamond kubera ko ntago turi inshuti, ntago turi abajama. Ibyo rero binagora akazi cyane kubera ko buriya mbere yo gukorana n'umuhanzi muravibinga mugahuza, mwamara guhuza mugakora. Yego rero ntago njya mpana na rimwe amahirwe umuntu wenda tutabashije guhuza ngo dukore n'indirimbo ko rimwe na rimwe ugiye nagiye mbigeragereza ntago byigeze bigenda neza. Iyo rero ni experience mfite yanjye nk'umuntu kandi nako numva nkwiye gutwara ibintu byanjye. Ku buryo ushatse kuvuga yuko habaye uburyo bwo gukorana na Diamond bitakunda ko mukora indirimbo? Mbonye turi buhuze. Ni ukuvuga ngo ntabwo muhuza ahubwo? Oya ntabwo turahuza. Okay. Mbonye turi buhuze twagacapa ariko mbona ibintu bigoranye. Niyo mpamvu inshuro nyinshi nyine abantu bambwira ngo jya muri Nigeria jya kwiruka kuri ba runaka agenda wishyure. Njye ntabwo ntekereza ko umuziki wanjye ari wo kwishyurira. Yego. Kubera ko nk'uko abo bantu babikoze bakava iwabo bakaba badanje, ibyo ngibyo natwe twabikora. Ndaza kubaha urugero kuri Jamaica murebe ukuntu ingana ariko murebe abantu bayivuyemo bakagera ku isi yose bagakora umuziki wa danje kandi ukamenyekana. Njye sinizerera mu gufata amafaranga yanjye ngo nyashore mu wundi muhanzi ahubwo nayishoramo. Man. Hanyuma umuntu witwa The Cat Godfather bivuga yuko bari kuri team ya The Ben, hanyuma nitwa Duma na Kasoko bakaba kuri team ya Bruce Melody. Byaba ari byo koko abantu mwarabarokirise murabafite iwanyu babafasha kuzapfa imiziki yanyu? Oya njye nta muntu n'umwe nigeze ndakirita. N'abari mu zindi team ntacyo bantwaye. Ntago nigeze ntanga akazi. Nkorana na media yose uko ingana uko mbishoboye. Kandi abo bantu uri kuvuga bose urumva ko ari abantu bo kuri social media. Abantu bose nabo kuri social media rero uwo dushoboye gukorana turakorana kandi n'utabyifuje simbimuhatira. Umuntu witwa DC Crepa n'umuntu witwa Fata ku mavuta hari begeze kuza bakwataka muri media ariko barabiretse. Byatewe n'iki? Mwarabishyuye kugira ngo baceceke? Hari ukuntu wataka umuntu wagera igihe ukabona biri kukugarukana. Noneho ugafata umwanzuro wo kubireka cyangwa ugafata urundi ruhande. Ndaguha urugero. Dekati yaranyirukankana abafana bagenda bamanuka urusorongo. Ariko Dekati ubundi amakuru atangaza ko nta kibazo ufitanye nawe mwabirangije. Nta kintu nigeze ndangizanya nawe, si inshuti yanjye, si umuntu tuvugana. urumva erega at the end of the day ngira abafana. Ntago wanyirukankana ngo unyirukankane bizakugwa amahoro gusa. Abafana banjye bakwereka ibitekerezo byabo bakakwereka uko babyumva. So ni ukuvuga ngo urenze umuziki akinjira mu buzima buri personal cyangwa se akabishyira ku rwego rwo gushwana no gutukana, uwo nguwo nyine nawe hari abandi bantu nashimishije cyangwa se nkorera ibizima bamureba ikijisho nyine nawe akibwiriza. Ushatse kuvuga ko nta kintu nka 1:55 AM mwakoze kugira ngo abantu bajecekeshe? Nta nicyo nshobora gukora ngewe kubera ko ifu nsonzemo banza mu ifu yanjye. Ifu nsonzemo rega Bruce Melody wari umuhanzi. Ndi kuvuga management yawe nta kintu yigeze ikora na kimwe? Management ubwo yaragikoze yaba yaragikoze ku ruhande rwabo kubera ko kandi umwe wafata imyanzuro. Yefata imyanzuro y'ibijyanye n'umuziki ko ntabwo uzaza ngo uvuge ngo wenda ngo coach Gael yakoze ibi nibi ngo cyangwa ngo management ya ntabwo ari management ya 155. Inshuro nyinshi bavuga coach Gael. Ntabwo uzaza ngo uvuge ngo coach Gael yakoze ibi ngo abari ngiye uza gutera hejuru ngo mvuge ngo
ngo kuki byagenze gutyo. Oya, niba coach Gaël abantu baramuvuze wenda akagira imyanzuro bafataho n'ibyo bakorera, ibyo ni ku by'umwihariko ruhande ariko rwe. ntabwo bavuga Bruce Melody, Reka bavuga nguhe Bruce Melody, nk'urugero ntabwo bavuga ko reka nguhe nk'urugero. Mm, Iyo mba ndi umuntu udakunda ibibazo by'imiriro cyane n'ibibazo, mm, mba nakumanuye. cyane. Ariko ngenda nabyinjoyinga, ahubwo nyine iyo bimeze gutya abantu bakeneye kumenya ukuri, nicyo gihe mba mboniho cyo kugutanga. Yego. Ni n'abantu bake cyane bafite ubushobozi bwo kumbaza ibibazo bigasaba ibisobanuro birebire. Uri umuntu wa danje. Thank you so much. Dukomeze noneho. Tugiye muri Uganda ari guhitamo Kanyomozi no guhitamo Shiba Karongi, ninde mwakora indirimbo unambwe n'impamvu? Juliana, kubera ko byaba birenze gusa kuba ari umuhanzi w'umugandekazi, ni umuhanzi nakuze nkunda. Icya kabiri, nkunda ukuntu aririmba, nkunda style yo kuririmba. Yego. Ikindi kibazo utakikubaza muri management yawe ya 155am, sibyo? Hari amakuru avuga ko mwari mugiye kurokita Chris Easy, nibyo cyangwa barabeshya? Barabeshya. Nta nubwo icyisho cyageze kibaho. Yoya, barabeshya. Okay. Chris Easy asanzwe afite management ye, ameze neza, ari gukora neza. Ntago numva wenda aho byaba biturutse. Uko bivugwa yuko yaragiye kujyana Kenny Solo Chris Easy. Oya, ayo makuru siyo. Ntago ariyo. Byaba biri guteganywa gurekrita Chris Easy? Yego. Oya. Na rimwe. Ya ndirimbo uzakora n'umuntu w'umugande, yaba ari umukobwa w'igitsina gore cyangwa n'umutipe? Ukuntu hereka rubaza ibibazo byiza none ukaba ushaka kungusha mu mutego, nicyo kintu ibyo ntago wabimaze. Ubwo abantu bazi ubwenge bumvishije cyane. Album iri ryari mu kwa gatanu mu kwa gatandatu? Album yanjye iri mu kwa gatanu, ariko hazabanza hasohoke solo iyibanziriza. Icya kabiri, kubera ko mpora mbihindagura, ntago bikorwa nanjye, bikorwa n'imitegurire n'imiteganyirize yo kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza kurushaho. Ariko hatagize igihinduka album yabiri mu kwa gatanu. Yes. Ibibazo byanjye byari ibyo ngibyo, kandi urakoze cyane. Respect man, ubajije ibibazo byiza. Thank you so much. Nimba mbabwira mwajye mubwira n'abajene bakajya babaza gutya. uyu mujene nyine ababajije ibibazo, ntari natekereje ko umuntu ashobora kuza uri random umufana gutya ngo abibaze.